tugiye kurebera hamwe amakosa 10 abantu bakunda kugira mu rukundo. Kudahana umwanya wo kumenyana neza. Abantu benshi bihutira kwinjira mu rukundo nyamara batari bamenyana bihagije. Ibi bituma nyuma baza gusanga hari ibintu byinshi batumvikanaho, bikabatera kutumvikana bya hato na hato, bigashobora no kubaviramo kutaramba ku rukundo rwabo. Kwishingikiriza gusa ku byiyumvo. Ese wari uzi ko urukundo atari amarangamutima gusa, ahubwo rukenera n'ubwenge? Kwishingikiriza ku byiyumvo gusa bishobora gutuma umuntu yihutira gufata ibyemezo bikomeye atabitekerejeho, nko gushaka cyangwa kubana n'uwo utazi neza. Kudahana umwanya wo kuvugana neza. Hari abajya mu rukundo ariko ntibavuge ku bintu by'ingenzi: intego zabo, imico, indangagaciro n'icyo bifuza ku mubano wabo. Ibi bibatera kutumvikana no gukemura ibibazo byabo nabi igihe bahuye nabyo. Kutubahana cyangwa kudaha agaciro mugenzi wawe. Iyo umwe muri babiri atubaha undi, ntago yumva ibitekerezo bye cyangwa ibyo akunda. Ibi bigatuma urukundo rugenda ruhura n'inzitizi. Kutumvikana se, ibitutsi bya hato na hato, ugasanga umwe aburiye amahoro mu rukundo aho kuhabonera umunezero. Kudahana umwanya w'iterambere ryihariye. Mu rukundo hari abibagirwa kwita ku buzima bwabo bwite, amasomo yabo, akazi cyangwa se imibereho. Ibyo bakabibuzwa n'urukundo. Ibi bituma habaho igihombo gikabije igihe urukundo rwabo runaniranye, kuko ntacyo baba barubatse ku buzima bwabo bwihariye. Ni byiza ko duha umwanya amasomo, akazi cyangwa se imibereho yacu, tukamenya ikitubeshejeho, urukundo rugakurikira. Naho iyo ubyibagiwe ugakurikira urukundo, ibindi byose ukabyibagirwa, nyuma iyo urukundo runaniranye uza gusanga uri mu gihombo gikabije. Kutizerana. Abakundana bakunda kugwa mu mutego wo gushidikanya kuri buri kimwe mugenzi wawe akora. Ibi bitera guhangayika cyane, ugasanga buri gihe urimo kugenzura telefone cyangwa ibyo mugenzi wawe akora. Ibi bishobora kugira ingaruka ku rukundo rwanyu. Kugira ishyari rirenze urugero. Ishyari rito rirumvikana, ariko iyo rirenze urugero aho ryica umunezero. Kutavugisha ukuri, kubeshya no guhisha ibintu. Abantu bamwe batekereza ko guhisha ukuri cyangwa kubeshya gato bidafite ingaruka mu rukundo, ariko menya ko igihe cyose bivumbuwe bishyira urukundo mu bushyamirane no gutakaza icyizere. Kutavugisha ukuri ntabwo ari byiza mu rukundo, cyangwa kubeshya gato. Nta kubeshya gato mu rukundo bibaho. Kudaha umwanya mugenzi wawe. Hari abumva ko urukundo ari uguhora hamwe buri kanya cyangwa guhora muvugana, nyamara buri muntu aba akeneye umwanya we ku giti cye. Iyo udaha mugenzi wawe umwanya, bigeraho akumva ananijwe cyane n'urukundo cyangwa afunzwe n'urukundo. Iyo udaha mugenzi wawe uwo mwanya, bigeraho akumva ananijwe cyane n'urukundo cyangwa afungiwe mu rukundo. Guhubuka mu byemezo bikomeye. Mu rukundo habamo kwihangana, kubabarirana no kwirengagiza. Iyo ukunda guhora ufata imyanzuro cyangwa ibyemezo bikakaye, bicogoza urukundo. Ni byiza ko iyo uri mu rukundo udakwiye guhora ufata imyanzuro ikakaye, ahubwo ugomba no kwiga kwihangana, kubabarira no kwirengagiza. Niba wakunze ikiganiro cyacu, kanda ku nzogera kugira ngo uzabone n'icyo ubutaha. Kunda ikiganiro ukande ku gakumwe,
unasangize bagenzi bawe, siga ubutumwa cyangwa igitekerezo. Murakoze kubana nanjye.